Urakoze muvandimwe ku bibazo byawe ubajije kandi mu by'ukuri ni ibibazo byiza, kuko hari n'abandi bantu bashobora kuba bagira ibibazo nk'ibi. Ikibazo cya mbere wavuze ngo ni uko udafite nimero y'umuntu wavuze ko ibitangaza atari ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana, ndaje nyiguhe. Ikindi wavuze umwuka wera, ikindi urongera usubira kuri bya bindi by'ibitangaza, ndetse ikindi wabajije wavuze ngo ni viyuzi tuba twishakira. Ikindi wavuze ibyo bita antikristo. Ibi rero hamwe n'ibindi byose nibyo tugiye kwifashisha bibiliya tugusubiza, kuko ubwenge bwacu ntibwagusubiza, imbaraga zacu ntizagusubiza, ahubwo imbaraga z'Imana nizo zaguha igisubizo, kandi binyuze mu ijambo ryayo yandikishije ibinyujije mu bahanuzi ari ryo bibiliya, kugira ngo dusobanukirwe amateka yayo. Rero muvandimwe, kanze twinjire neza dutangirire ku byo wavuze by'ibyakozwe n'intumwa ku munsi numvishe uvuga ibya Petero no gukiza ikirema. Kaduheraho noneho dutangire twige neza ibigendanye n'ibitangaza ndetse no kwemerwa n'Imana. Mu by'ukuri ibitangaza si ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana, ariko ibitangaza by'aba Petero cyangwa se iby'intumwa byari bitandukanye n'ibyo tubona ubu, aho umuntu akubwira ati nkwemereye perime, nkwemereye imodoka. Muvandimwe, kandi Bibiliya itubwira ko gututubikana ko mu gahanga kawe niko kuzaguhesha umutsima. Imana iragusaba gukora kugira ngo noneho igufashirize muri ya mirimo y'amaboko yawe. Ariko niyo usoma mu gitabo cy'imigani yanditswe ngo nzaremerana w'umunyabute ntiyihingira, ngo nicyo mpamvu mu gihe cy'isarura azasabiriza. Rero gututubikana ko mu gahanga kacu niko kuzaduhesha umutsima, naho ibindi byo kuvuga ngo Imana irambwiye ngo ni ukuri, ntabwo Imana yakubwira. Reka twinjire neza mu byanditswe byera, turebe uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Ariko umunsi wa 54 ni umunsi wabagaho muri Isirayeli. Noneho twinjire dusome ni ibyakozwe n'intumwa 2. Ku munsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriro ubatunguye, abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Mwuka wera akimara kubamanukira, bakimara guhabwa kuvuga indimi, ni uko hari harimo abanyamahanga. None twe twicaye turi abanyarwanda gusa, uzanyemo izindi ndimi, kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyaramu n'abatuye imisopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Pondo no muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cya Libiya gihereranye n'i Kurene, n'Abaroma n'abashyitsi b'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakereti n'Abarabu, turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinze ihera. Turabumva bavuga ibitangaza mu ndimi z'iwacu. Bavandimwe, impamvu bahawe kuvuga izi ndimi kwari ukugira ngo abantu bateraniye aho batari abanyagalilaya bumve indimi z'iwabo, basobanukirwe n'ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu nusoma amateka y'izi ntumwa zose uko ari 12, uko umwuka wera wazimanukiye, nta n'umwe ni bakeya basinziriye i Yerusalemu, duhereye kuri Yakobo waciwe igihanga, naho abandi
bose bagiye baragwa mu tundi duce dutandukanye, nka Toma yaguye mu Buhinde. Ibyo ni ibintu bigiye bitandukanye, rero bahawe kumenya izo ndimi kandi batarazize, kugira ngo babwirize abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu umwami. Petero abasobanurira ibyabaye, abemeza ibya Yesu. Ariko Petero arahaguruka n'abo 11 ababwira ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanje. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Imana iravuga iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanje ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe banyu barimo bazarota, ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje. Muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanje bahanure, nzashira hano mu ijuru hejuru, nshire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ibi byari bisoreye ku ntumwa, byari byarahanuwe na Yoweli, kandi bisohora ku ntumwa nk'uko Petero yababwiye ati, bidusohoreyeho twebwe ubu abagezweho n'iminsi y'imperuka. Kandi aba bantu mu by'ukuri basangiraga n'ibyabo nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa 2 umurongo wa 43. Abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'uwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Noneho gahunda ikwiye, ukumva ko bari bafite gahunda. Noneho rero hari itorero ryigeze kugira akajagari nk'ako muri iyi minsi yacu y'imperuka, bazana nabo bagendeye ku ibi, bazana ibintu byo kwikoreshwa ibyo byitwa ibitangaza, ndetse bazana akavuyo. Ni itorero ry'i Korinto, ni itorero ry'i Korinto. Kadusome uko Pawulo yababwiye. Abakorinto 14, Abakorinto 14, turahera ku murongo wa 26. 14 umurongo wa 14 umurongo wa 26, mu Bakorinto 14 umurongo wa 26, maze noneho tubashe gusobanukirwa neza. 14 umurongo wa 26, ndi kuhabura muri hangana, ariko ndakeka mpageze kugira ngo dusome. Ni ukuvuga ngo abantu b'Imana bagomba kugira gahunda. Aba Banyakorinto nabo nk'ibi byarabaye, ndetse bamamaza ko nabo bakaze cyangwa se bafite impano y'Imana. Noneho Pawulo biramubabaza cyane, arangije abandikira urwandiko, arababwira ati, umutwe w'amagambo uravuga ngo gahunda ikwiye kuba mu materaniro y'abera. Nuko bene data, iyo muteranye bimere bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha, cyangwa amagambo ahishuriwe, cyangwa ururimi rutamenyekana, cyangwa amagambo yo kurusobanura. Nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke. Hari igihe uri nko mu rusengero ukumva batangiye gusenga, basenga ukumva abantu nk'igihumbi bari kuvuga. Biriya ntabwo ari byo. Niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2. Niba abantu bari kuvuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 cyangwa 3 badasaga. Ni ukuvuga umwe niba avuga Icyongereza, hajeho uravuga wenda n'icyo Gifaransa, undi adusemurire mu Kinyarwanda, havuge 2 cyangwa 3 badasaga. Ariko undi wicaye nashoka ahishuriwe, wabanje ahore, kuko mwese mubasha guhanura umwe kugira ngo bose babone uko bigishwa no kunguka. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agomba guhanura umwe kugira ngo abantu bunguke. Imyuka y'abahanuzi igengwa nabo.
kuko Imana itari iy'imivurungano ahubwo ari iy'amahoro. Muvandimwe rero, ndagira ngo nizere ko utangiye kugenda wumva ku kibazo wabajije, turagusubiza twifashishije Bibiliya, na n'ubundi kadukomeze mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, oya kadusome Abagalatiya 5 umurongo wa 16, noneho tubone gukomeza gusoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Abagalatiya 5:16. Wabajije ikibazo uti mbese 5:16 ni imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ni ukugira uzamenya abantu bakorera Satani n'abiyoberanya n'abafite imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere rero niyi iragaragara, niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kwirwomwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Iyo ni imirimo ya kamere muntu, ni imirimo itari myiza. Izo rero nizo mbuto ziranga umuntu udafite umwuka w'Imana. Ariko rero niyo mpamvu nyine amategeko gakitugenga, ni uko ibi byose abantu benshi tujya tubigwamo. 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Niyo ya mbere, mugira urukundo nka kwa kundi tumaze gusoma intumwa, kuko zagiraga urukundo. Niyo mpamvu zahawe uriya mwuka wera, kuko zasangiraga n'ibyazo. Ariko nagira ngo ubwire ko uyu munsi uwakubwira ngo ibyo ufite biha abakene wisigarira ubusa, wewe ubwiriza ubutumwa utabishobora. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro no kwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Imeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu bambaye kamere n'iruba n'irari byayo. Abakristo Yesu babambye kamere y'iruba n'irari ryabo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tuje tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Niyo mpamvu tuba dushaka kubwira abantu no kubasobanurira, kugira ngo bave mu bitagira umumaro. Ariko weho ushaka kugira ngo ugire agakiza kandi ube uw'Imana, nk'uko tubisoma mu rwa mbere rwa Petero umurongo wa mbere duhereye ku gice cya 5, ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kazahishurwa mu gihe c'imperuka. Nicyo gituma mwishima, nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibigeragezo byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu agaciro. Urwa kabiri rwa Petero, nanone urwa kabiri rwa Petero 2 umurongo wa 17, icyo dusabwa: mwubahe abantu bose, mukunde bene data, mwubahe Imana, mwubahe n'umwami. Twihuse kugira ngo tudakomeza gukererwa no kurya igihe, kadusome mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana 2 umurongo wa 3, noneho dusobanukirwe ibya mwuka. Muvandimwe, nk'uko wagiye uragenda urabibaza, ndizera ko utangiye kugenda noneho umenya
ibyo navugaga ibyo ari byo sinzi niba uri kubimenya, nutabimenya ubwo uzongera ndaguha nimero yanjye ninjya gusoza kugira ngo uzabaze uzampamagare tuvugane. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, Yohana kabiri umurongo wa gatatu, haravuga ngo iki ni cyo kitumenyesha yuko tumuzi, ikikumenyesha ko uzi Yesu, nawe mu mutima wawe aho uri hose wewe ubyumve nanjye numvireho. Ikitumenyesha yuko tumuzi ni uko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, uwo ni umubeshi, ukuri ni kuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo ni cyo kimenyetso kimenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Bakundwa, iri si itegeko risha mbandikiye, ahubwo ni itegeko rya kera, iryo mwahoranye mbere na mbere. Iryo tegeko rya kera ni ryo rya jambo mwumvise, ariko kandi ndabandikira itegeko risha, ari ryo ry'ukuri kuri we no kuri mwe, kuko umwijima ushize umuco w'ukuri ukaba umaze kurasa. Ndifuriza buri muntu wese dukomeje kubana hano kuri Karungu TV kwakira umuco musha ari wo muco w'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngo Pawulo yamaraga kwigisha ab'i Beroya, ngo bo basubiraga mu byanditswe ngo barebe ko ibyo abigisha ari byo. Muvandimwe, urasanga umuntu arahakana amategeko y'Imana, ariko ugasanga aravuga ko afite imbaraga y'Imana ndetse akora n'ibitangaza. Akakubwira ngo Imana ikwemereye inzu, Imana iguhaye inzu nziza, Imana igukuriyeho urupfu. Muvandimwe, ndagira ngo mubwire ko abo bahanuzi b'ibinyoma bakwiye kwirindwa rwose, ubundi tukiga ibyanditswe byera tutongeye, tutagize urwitwazo, tukamenya imbuto za mwuka nk'uko namaze kuzibasomera. Noneho kadukomeze ku byo bavuze antikristo. Antikristo nidusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana, nangwa se dusome hano muri Yohana kabiri ku murongo wa 18 kugira ngo dusobanukirwe neza ibya antikristo uvugwa. Antikristo ni abigira nyine ba Kristo, kandi akaba ari bo berekana ko ari bo bagomba gufatirwaho ibyiringiro, baba bahakanye Kristo. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka aba antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo garagare ko atari abacu rwose. Nyamara mwebwe bo mwasizwe n'uwera, kandi muzi byose. Simbandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri. Ni ukuvuga aba antikristo nabo nyine bigira Kristo, kandi nk'uko tubizi umwenda wari ukingirije ahera cyane w'urusengero waratabutse. Umuntu naza akavuga ngo Imana ikuntumyeho, ngo Imana ngumva ukuntu imbwiye, abo nibo ba antikristo. Nibo bazavuga bati mwami mwami, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Kandi ngo Yesu azababwira ati sinigeze mbamenya. Muvandimwe rero, ntabwo he kuba kubyitiranya. N'ubu ndakomeza nkubwire ko ibitangaza atari ibimenyetso byo kwitwa abana b'Imana. Umurongo wa 22 wo muri Yohana: mbese umunyabinyoma ninde? Uhakana ko Yesu atari Kristo, uhakana Data wa twese n'umwana we, niwe antikristo. Guhakana Yesu Kristo ugahakana Data, ubuhakana ko weho ukigira we, uba uri antikristo.
umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se, uwemera uwo mwana niwe ufite se. Kandi twamaze gusoma mu isomo ribanza ko nidukunda Yesu tuzitondera amategeko ye. Ariko abantu benshi bamaze gukandagira amategeko y'Imana, abantu benshi barigisha abantu ko amategeko yavuyeho, abantu benshi barigisha ko amategeko ari ibivume. Abo bantu rero bahakanye Yesu, nk'uko nawe yavuze ko nibamukunda bazitondera amategeko ye. Niyo mpamvu abo nibo bitwa antikristo. Ibitangaza si ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana. Twifashishije na n'ubundi Bibiliya tugiye gusoma ibyahishuwe 22 tugana ku musozo. Noneho mbere y'uko dusoma iri somo risoza, kamanze mbwire aba bantu ko umuntu wese unyumva uteze amatwi Karungu TV kuva ku bitangaza, ahubwo agakoresha amaboko ye, kuko gututubikana ko mu gahanga kawe niko kuzaguhesha umutsima. Reka abo bakubwira ngo Imana irabatumye, ni ukuri umwenda ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri, maze ku itariki 22 zo mu kwa cumi mu cya 844 Yesu ava ahera cyane, ava ahera yinjira ahera cyane. Hari isanduku y'isezerano ry'Imana imwe Yohana yeretswe, irimo ibisate bibiri by'amategeko 10 y'Imana n'inkoni ya Aroni. Iyo dukoze icyaha rero tugapfukama tugasaba Imana imbabazi, Yesu aravuga ati naragucunguye maze akakubabarira. Iyo rero tudasabye imbabazi tuba duhuye n'akaga. Abatambyi rero batujaniraga ibyaha, twaturaga ibyaha imbere yabo. Ubu nta muntu n'umwe tugomba kwaturira ibyaha ngo ni umukozi w'Imana, ahubwo tubyaturire Yesu n'abo twahemukiranye, maze ubundi Yesu urahera cyane adusabire, atubabarire. Naho iyo usenze abatagatifu uhakana imbaraga z'Imana. Mureke twizere ko twese ibyo twikoreye bituremereye tubiture Yesu, ariko si twibitura abantu ngo ni abakozi b'Imana, twibitura abantu ngo Imana irababwiye. Iyo Mana ibabwira nawe yakubwira, ahubwo nibasange amategeko y'Imana n'ibiyahamya, nibatavuga ibiwanye n'iri jambo ariryo jambo ry'Imana, nta museke uzabatambikira. Nk'uko twabisomye muri Bibiliya, twabisomye mu cyiciro gishize, twasomye ko kera Imana yavuganiraga na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi, ariko twe ivuganira natwe mu byanditse. Kadusome isomo risoza, noneho ngusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment, kugira ngo abantu bose babashe gusobanukirwa n'iby'inzira y'agakiza. Ndetse hari benshi badasobanukiwe, kandi abantu bose bazumva ibi biganiro bazabe nk'abakristo b'i Beroya, ngo Pawulo yamaraga kubigisha bagasubira mu byanditswe bakareba ko ibyo Pawulo yababwiye ari ukuri. Ibyahishuwe 22:18. Uwumva wese amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo ndamubwiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongera ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ibyo aravuga ati, ye ndaza vuba, amen. Ngwino Mwami Yesu. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese mu izina rya Yesu, amena. Kadusenge Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze kuko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo twongere tuganire ku byanditswe biziranenge. Urakoze yuko wongeye kugira ngo dusobanurire abantu ibijanye n'ijambo ry'Imana. Nyagasani Mana, abantu benshi bararwaye, abandi bararembye, abandi bazi ko batazakira, abandi barayobye, ni ukwirirwa bazenguruka mu bibatesha umutwe. Mwami Imana, ntibafite umwanya n'umwe wo gutekereza ku byanditswe byera, bahe gusobanukirwa no kumenya imbaraga yawe ikiza, maze twese nitugusanganira tuzagusanganire twishimye mu izina rya Yesu, amen.